Mbaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ahantu hane h'ingenzi hashobora guturuka indwara zifata ubworozi bwawe bw'inkoko. Niba uri umworozi cyangwa se ugamije kuzakora ibi bintu mu buryo bwa kinyamwuga, ahantu hane ngiye kukubwira ni ahantu h'ingenzi ukwiriye kwitondera, kuko ni hamwe mu hantu hashobora guturuka indwara. Birazwi neza ko buri ndwara yose ifashe ubworozi bwawe bw'inkoko ikomoka muri aha hantu hane ngiye kukubwira. Niyo mpamvu ukwiriye kureba iyi video hose ukawumva kugira ngo hatagira na hamwe hagucika. Baha ikaze. Yitwa Mr. Sam. Indwara zifata ubworozi bw'inkoko akenshi zikunze guturuka ahantu hakurikira. Ahambere hari indwara ziterwa n'imyitwarire, umunaniro ukabije, ibidukikije cyangwa se ikirere cy'ahantu wororera, cyangwa se imicungire mibi y'inkoko. Aha niho hantu hambere hashobora guturuka indwara zifata ubworozi bwawe bw'inkoko. Imyitwarire y'inkoko zawe cyangwa se umunaniro ukabije, ibidukikije cyangwa se ikirere cy'ahantu wororera, ndetse n'imicungire mibi y'inkoko zawe. Aha hantu hashobora guturuka indwara zifata ubworozi bwawe bw'inkoko. Aha kabiri, indwara zishobora kuba zaturuka mu biribwa. Kunywa amazi arimo imyanda, cyangwa se kutagabura indyo yuzuye, cyangwa se kugabura ibiribwa birimo intungamubiri nkeya. Aha naho ni ahantu ha kabiri haturuka indwara zifata ubworozi bwawe bw'inkoko. Ahantu ha gatatu, indwara zandura ziterwa n'amavirusi cyangwa se amabagiteri. Utu ni udukoko natwo dushobora kuba twakurira ahantu wororera mu gihe udakora amasuku ahagije. Ahantu ha kane hashobora guturuka indwara zifata ubworozi bwawe bw'inkoko ni indwara ziterwa n'udusimba two mu mara, dufata mu mara. Izi ndwara zose zishobora kuba zaturuka ku bwoko bw'inkoko waguze wenda zaranduye cyangwa se zitarakingiwe. Aha niho hantu hane h'ingenzi nabateguriye indwara zifata ubworozi bw'inkoko zikunze guturuka. Bivuze ngo ibi bintu ubyubahirije neza, ibi byose uko ari bine ukabasha kubikontorora neza, nta ndwara ishobora kuba yafata ubworozi bwawe bw'inkoko. Ese hari ikintu wumva wakosora muri ibi bintu tumaze kuvuga niba waratangiye ubworozi bw'inkoko? Reka turebe noneho indwara zikunze kugaragara mu bworozi bw'inkoko kandi zigateza ibihombo aborozi benshi cyane. Hari indwara bita Fowlpox. Iyi ni indwara iterwa n'amavirusi. Iyi ndwara ikaba itera uduheri ku bwoya bw'inkoko cyangwa se ku ruhu rw'inkoko. Iyi ndwara irandura cyane kandi ikaba ishobora no kuba yatuma inkoko zawe zipfa vuba mu gihe utayivuye hakiri kare cyane. Uduheri dutangira kuza ku ruhu rw'inkoko, mu buhumekero, ndetse iyi ndwara ikaba inakwirakwira mu buryo bwihuse cyane. Indi ndwara ya kabiri ni indwara bita Marek. Iyi nayo ni indwara itera kanseri, cyangwa se ni nka kanseri. Iyi ndwara nayo igabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'inkoko, ndetse ikaba ishobora gutuma inkoko zinapfa vuba mu gihe utayivuye hakiri kare cyane. Indwara ya gatatu yitwa Newcastle. Iyi ni indwara nayo ni iy'ubuhumekero kandi nayo ishobora kwica vuba mu gihe utayivuye hakiri kare cyane. Hari indi ndwara bita Coccidiosis. Iyi nayo ni indwara iterwa n'udukoko, nayo ikaba iteza ibibazo bikomeye cyane ubworozi bwawe bw'inkoko. Urugero nko kuba ibiro byagabanuka, ndetse inkoko zikananuka cyane ku buryo usanga zidahagaze neza ku masoko. Ese muri ibi bintu byose uko tumaze kubivuga wize miki? Ukitwandikire muri comment. Hanyuma se ni izihe nkingo zivurwa cyangwa se ziterwa inkoko mu gihe bari kwirinda izi ndwara? Hari inkingo zikoreshwa mu kuvura izi nkoko cyangwa se mu kwirinda izi ndwara. Urugero, hari nk'imiti y'ama antibiyotike bakoresha inshinge cyangwa se imiti y'amavitamine. Amazi meza nayo arifashishwa, ndetse ibi byose bigatangwa bitewe n'ikigero cy'ubukure inkoko zigezeho. Niba inkoko zikiri ntoya uba ugomba kumenya ngo zikenera iyi miti iyi n'iyi.
ariko nk'aborozi nyine nzi ko ndi kubwira abantu benshi bakora ubworozi bw'inkoko bari mu Rwanda. Ndabizi neza ko mwe muba mukeneye kugura inkoko zakingiwe, ubundi mukazitaho muzikorera amasuku ahagije mu buryo bwo kwirinda ibibazo byose tumaze kuvuga. Icyo ukwiriye gusigarana nuko uba ugomba kugura inkoko ahantu hakingiwe, cyangwa se uziguze ahantu bazikingiye. Ikindi, inkoko zawe zikaba warazirebye cyangwa se wararebye ubwiza bwazo mbere yuko uzigura. Iyo video narayikoze igaragaza ibintu by'ingenzi uba ugomba kurebaho mu gihe uri gutoranya imishwi wajya korora igihe wagiye kuyigura. Iyo video nayo wayireba kugira ngo irushe kugufasha gusobanukirwa neza ibintu by'ingenzi ukwiriye gushingiraho mu gihe uri guhitamo inkoko uzajya korora. Hanyuma niba ukeneye ibiryo by'inkoko cyangwa se wumva ko ukeneye ubundi bujyanama bujyanye n'uburyo ubworozi bw'inkoko bukorwa, bitwandikire muri comment cyangwa se uduhe n'igitekerezo cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp kuri nimero 0788383168 ukeneye nk'ubujyanama bujyanye n'ubworozi bw'inkoko, cyangwa se ufite ubundi buhamya ushaka gusangiza aborozi b'inkoko bugaragaza iterambere ubworozi bw'inkoko bumaze kukugezaho. Ibi byose ni ibintu byafasha n'abandi bantu kuba batinyuka bagatangira kwiteza imbere neza cyane. Hari video nakoze igaragaza uburyo izi nkoko mu bihugu byateye imbere zororwa, aho usanga inkoko ishobora gukura ikarinda igera igihe cyo kuribwa itararya ku biryo biri naturel. Iki ni ikibazo gikomeye cyane mu bihugu byateye imbere nk'Uburayi. Ibihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga bakora ubworozi bw'inkoko, ugasanga inkoko zabo zose inyinshi zirinze zigera igihe cyo kuribwa zitararya ku biryo biri naturel. Biriya bintu bigira ingaruka nyinshi cyane. Niyo mpamvu usanga abantu benshi barwara za kanseri, indwara z'imitima, kuko inkoko irinda ivuga kugeza igihe cyo kuribwa itararya ku biryo biri naturel, ahubwo igaburirwa inshinge n'amavitamine. Ugasanga inkoko yakuriye muri laboratoire. Ni ibintu bitari byiza cyane kabisa. Iyo video nayo wajya kuyireba hano kuri Mukre TV kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza uburyo ubu bworozi mu bihugu byateye imbere bukorwa, ndetse n'amazina y'iyo miti bakoresha. Uretse ko mu Rwanda ntayishishikariza abantu kuba babikoresha cyane. Akenshi iyo miti ikoreshwa ku bworozi bw'inkoko z'inyama mu bwoko bwa broiler, kuko baba bakeneye guhaza amasoko. Ugasanga bakora inkoko nyine, inkoko yikora muri laboratoire, ubundi bagahita bayishyira ku isoko. Ugasanga abantu bari kurya iyo miti iba yatewe izo nkoko, which is not good. Ntabwo ari byiza kabisa, kuko bigira ingaruka ku magara y'abantu. Yes, ndabashimiye rero. Niba ufite ikindi gitekerezo cyangwa se inama, inyunganizi ku biganiro dukora, wakitwandikira muri comment. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr. Sam.